Uko bisanzwe muzi ko ndi umunyamakuru wikorera ubona nyakiraga mu gakaritsiye nahuye n'umusitari yicaye ku rugi. Uyu musitari akina komedi najyaga mubona ku ma YouTube, noneho uyu munsi ageze umugisha wo guhura nawe, namubonye yicaye mugira ikibazo cyo kumubaza ese ukora iki. Yes. Burya ngo uri umunyamakuru. Njye ndi umunyamakuru. Okay. Mu buzima busanzwe ubwo urumva ushaka kumbaza ubukira. Shaka kubaza akazi ukora, najyaga nkubona kuri YouTube nitambukira ndeba utuganiro ko simenye byimbitse nimba ari byo ukora, ndashaka kumenya. Usanzwe unkurikira kuri YouTube? Ndawukurikira rwose. Noneho ugize amahirwe yo kumbona none. Ngize amahirwe yo guhura nawe. Okay, mu buzima busanzwe nyine mu buzima busanzwe nkina komedi, ariko benshi bazi ko nyina komedi, nyine benshi bazi ko nyina komedi, ariko komedi dukora barazisuzugura. Barisuzugura kubera iki? Wambwira ukuntu barisuzugura? Bavuga yuko ngo abantu bakina komedi ngo ni ibirara, ngo nta bwenge tugira, ariko ubwo nibo batagira ubwenge. None se iyo bavuga gutyo komedi ntabwo zinjiza, babona mudahembwa cyangwa no gutera aho ngaho ukabika kugira ngo ushimishe abantu? Oya, ntabwo bivuga ngo ni ugushimisha abantu, tuba turi gushimisha abantu tukabasetsa. Wa wundi ufite umutima wo kwiheba yabona ukuntu turi kubasetsa, turi gukora ikintu gisekeje, wa mutima we ugahita ugaruka, akagaruka mu byishimo. Ariko komedi mu by'ukuri wa munyamakuru ubajije ikibazo cyiza cyane. Komedi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuba turi ibirara, turi abantu bazima dufite ubwenge, sibyo? Niba Imana yaraduhaye guhanga tukandika ifilimi tukayikina, sibyo? Komedi ziratugabura, niko kazi dukora, akandi kazi tugira, sibyo? Dukina ayo mafilimi niyo adutunze, niyo atwishyurira inzu, niyo atwishyurira abana bacu amashuri, uri kunyumva? Nta kandi kazi dukora. Negeze gutambuka muri make numva bamwe babivugaho ngo ntago zihemba, ngo zigiye udufaranga twatura turye, mbese ngo ni make. Kuko se zihemba make cyangwa nta n'amafaranga zinatanga? Mbwira. Aga buryo uzarebe ibishyimbo wateye mu murima nibyo usarura. Yego. Sibyo? Yego. Imyaka wateye mu murima niyo usarura. Ikintu cyose wateye mu murima nicyo usarura. Bishatse kuvuga ngo ikintu ngiye gukubwira bishatse kuvuga, abo bakubwira ngo nta kintu dukuramo, ubashoye makeya ubona makeya, washora menshi ukabona menshi. None uri gusobanukirwa? Ndi kubyumva. Urimo urabyumva? Ubwo ni ukuvuga ngo mbese harimo iterambere ryihishemo, bamwe ntabwo babizi bitewe n'ukuntu babica amazi. Ngo bagira inama y'ukuntu babikunda. Noneho rero bisaba yuko ukora cyane, sibyo? Yego. Bisaba gukora cyane kandi ugakora ibintu byiza abantu bishimira, abantu babona iyo video yawe wasohoye ukuntu irimo amagambo y'ubwenge cyangwa harimo urwenya rusekeje bakayikunda. Ariko icyo gihe bisaba ngo ukura amafaranga mu mufuka ushore, ntabwo wayarekera mu mufuka. Uyu munsi wakoze ejo wahagaze, ejo wakoze ejo wahagaze, sibyo? Aho ngaho biba bisaba mukore buri gihe, niko inote zinjira muri YouTube. Wenda reka tureke kuvuga ngo kuri YouTube da, niko ubundi uri gukora cyane, YouTube nayo ibibona kuri gukora cyane, kandi noneho nawe ni kubona amafaranga, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo bakure amaboko mu mufuka nabo bakore. N'ubundi nk'uko muzehe yabivuze, muzehe wacu nyine perezida yavuze yuko tugomba kwihangira imirimo, sibyo? Ariko bino nta nubwo navuga ko ari imirimo, ni impano twavukanye yo gusetsa abantu, tukaba dufitemo talent yo kwikinira filime, sibyo? Nk'uko ubyuka mu gitondo ukavuga ati uyu munsi ngiye gukorera mu karere ka Gasabo, wenda ni urugero. Iwacu ntabwo ari ino, ngende mu cyaro, sibyo? So nsanze mu cyaro, niho ngusanze. numva bavuga ngo Kigali nyine ngo hari uturere n'utu n'utu n'utu. Nk'uko ubyuka mu gitondo nk'aho umunyamakuru ukavuga ati uyu munsi ndakorera mu murenge wa Kinyinya, wenda ni urugero. Si uhita ujya gukorera, cyangwa ejo ukabyuka ukavuga ati uyu munsi nzajya i Cyangugu. So nsanze i Cyangugu iwacu niho ngusanze, ndabona wicaye inyuma y'agapangu, ndabona wambaye n'iby'abanyacyaro. aka gatenge ureba. Ubu ngubu usanze nari ndi kwitoza ibintu byo kuzaza mvugira inka, kavuga imyivugo, kajya gusabira abakobwa, n'aka kagofero usanga nambaye. Yego, ndakabona rwose. Aka kagofero ejo bundi nagiye gusabira umwana w'umukobwa, urumva? Ari no bwa mbere mbikoze, by the way. Numvishe binjemo
ndavuga ati reka ngiye kwiyongoza nsabire umwana w'umukobwa, umwana w'umukobwa aramubwira ati rero wa muhungu we ndabona ugira amashyengo uzaze kunsabira uvugire n'inka. Nuko agiye kumpembasha ampemba kano kagofero ahita akanyambika neza mu mutwe, genda nishimye, ibintu bigenda neza, ankubita n'ifaranga ryanjye. Ibyo byose byatewe n'iki? N'ubwonko Imana yanyishyiriyemo cyangwa Imana yanyishyiriye. Ubwo ni ukuvuga ngo byose urabikora, no kujya gusara kogo no kuvugira inka urabikora? Byose ndabikora rwose. Ariko ntabwo ndabigira umwuga neza. Icyo nagize umwuga ni filimi, cyane cyane niyumvamo. Tugabe kuri filime, urikina cyangwa ukinira sosiyete runaka? Mbwira. Ubajije ikibazo cyiza. Gukina ndikinira ku giti cyanjye, nta muntu umfasha gushoramo amafaranga, sibyo? Ku mafaranga yanjye mba nishakishirije mu buzima busanzwe, ninjye wishoreramo amafaranga mu bakinnyi banjye. Ndabahamagara abakinnyi banjye, naho ati uyu munsi dufite filime tugiye gukora iyi n'iyi, nta muntu usaba igiceri, njye ushora ku mafaranga yanjye. Icyo nsabwa gusa ni ugushaka abakinnyi, ngashaka kamera, ngashaka aho dukinira, nta bindi. Ubwo birangiye turataha, bamwe bagataha, indi shuti yazakurikira nkongera nkabahamagara tugashutinga, kandi tubishutinga bishimye, kandi nanjye bankorera imizigo yanjye neza cyane. Ni ukuvuga ngo bacyuye amafaranga cyangwa ntabwo bayacyura? Kubera twasenyanye kontara, ubwo umunsi wo gukina ugeze ndabahamagara ati bakaza tugakina. Noneho nabategekanyiriza, ariko cano yawe wayimbwira? Ni cano ukorera kuri iyo cano? Ako hari akabazo utambujije. Ese kubera iki abanyamakuru mwihutirwa kubaza amacano? Ese kubera iki utavuze iyi mbogamizi muhura mu bakinnyi muri gukina nk'abakinnyi? Kubera iki utayibaza? Kandi iyo mbogamizi iba mu bakinnyi. Nari nakibagiwe, hari igihe umuntu rwose atabyibukira rimwe. Cyangwa uba wafashe inkuru nyinshi? Nabo nakibuka. Nawe tubwiye tunyuremo muri make, umbwireho nk'ebyiri bitewe unaduha n'iyo cano yawe. Uri murihuta cyane? Ndimo ndihuta. Nyine imbogamizi tubwira nazo turi gukina muri filime. By the way, hari igihe tujya gukina nk'ahantu nk'umukiriya duha nk'igipangu wenda n'iki, ugasanga harimo abakinnyi batagira iki inuze, wenda sinzi ukuntu mu kirimi cy'abize ukuntu babyita, wenda abantu batagira icyubahiro cyangwa batagira umuco. Ni ukuvuga ngo indisipurine mu cyongereza. Mu cyongereza ariko nyine benshi baragerageza, bakagerageza kwitwara neza. Hari n'abandi banitwara nabi, ugasanga watwemereye ahantu dukinira, ugasanga baratwirukanye uwo munsi, amafaranga akabapfuye ubusa. Iki kubera iki? Batitwaye neza. Ariko ubu ngubu baragenda babyumva. None warumbajije ku kibazo cya cano yanjye bayita DSTV Desasenkandi, niho wasanga ibikorwa byanjye byose, kandi haba hariho na nomero ya telefone. Wanshaka ushaka kuntumira muri komedi zawe, wampamagara mu zindi filimi ukampamagara kuri iyo nomero. Ariko niba udashaka kwireba kuri cano yanjye, nayikubwira mu mutwe ni 078 30 26 9. Ndumva ari ibyo ngibyo, wampamagara nkakwitaba nta kibazo. Nawe ushaka gukina filimi wahamagara iyo nomero gushyiriyeho, tukazavugana tukagushyiramo. Niba ufite impano nawe ukaza ukayigaragaza, nta mpamvu yo kubika impano Imana yarayiguhaye. Urumva uyu ni umukinnyi wabigize umwuga, twamusanze muri karitsiye yicariye hano ku rugi, nuko atubwira cano ye, akakorera cano DSTV Desasenkandi, ko mugiye ibihe byiza.